uwaba azi kubana neza n'ibidukikije atabihutaza byamugeza ku nyungu nyinshi, ndetse hari ibyo byajya bimuganiriza akabona amakuru atashoboraga no guhabwa n'abantu bagenzi be. Iryo ni ishuri ryo kumenya kuganira nabyo, ugasoma inyandiko zibyanditseho n'uburyo buri rupapuro rwabyo rutanga amakuru mashya. Ikirere, ibimera, inyamaswa n'amatungo byose byaguha amakuru yagufasha. Dore bana banjye rero, amakuru atangwa n'ibinyabuzima ntabwo avuguruzanya, ahubwo aruzuzanya. Buri kinyabuzima gitanga amakuru kizi neza kandi ku buryo bwacyo. Iyo bivugiye rimwe bitanga amakuru amwe ku buryo butandukanye, bityo rero bisaba umusomyi wabyo kuba atarangaye. Ibyo rero nibyo bita mu Kinyarwanda, nibyo bita gusoma isi. Gusoma isi ni igitabo se? Burya mu Kinyarwanda basoma n'izi kuko hari amakuru isi itanga. Nimubona ibicu byera biri hejuru cyane byatumbagiye byageze hejuru, byera ari bikeya, muzajye mumenya ko hariho ubushyuhe bwinshi. Aho byerekeza bibereka aho umuyaga n'umwuka wo mu kirere aho biri kwerekeza. Nimubona ibicu birimo kugenda byongera mu kirere, mumenye ko ubushyuhe buri kugabanuka. Nimubona ibicu birimo kugenda bigabanuka, mumenye ko ubushyuhe buri kwiyongera. Nimubona ikirere cyifubitse igitenge kijimye cy'igicu kandi cyegereye isi, mumenye ko umwuka wo mu kirere waremereye, mumenye ko umunsi imvura iri bugwe. Uko mubona ibicu bigenda byongera, bibereka ko ubushyuhe buri kugabanuka. Mwabona ibicu biri kugenda bigabanuka, mumenye ko ubushyuhe burimo kugenda bwiyongera. Murumva bana banjye, hari n'amakuru buratangwa n'ukwezi. Nimubona ukwezi kuri kugaragara cyane kandi gukeye cyane kugaragara kose, muzamenye ko kuwo munsi w'ejo hari bubeho umucyo, ariko ku munsi ukurikiraho hari bubeho ubukonje. Ukwezi gutukura kwerekana ko hari bubeho imbeho kandi ko n'imvura ishobora kugwa, ariko ukwezi kuzengurutswe n'ibicu kwerekana rwose ko imvura iri bugwe, ko imvura iriho rwose. Nimubona umunsi wa gatandatu ukurikira imboneko z'ukwezi ufite ikirere kimeze neza nk'icy'umunsi wari wawubanjirije, muzajye mumenya ko iminsi 8 ikurikiraho nayo izagira ikirere kimeze gutyo neza. Nimubona amatungo agendera ku maguru ane, urugero nk'inka, mukabona ari kurya asa n'ayarakaye adakura umunwa hasi kandi asa n'afite imbeho, mujye mumenya ko igihe cy'ubukonje cyegereje. Ibidukikije bitanga amakuru akomeye kandi yizewe. Nimurara mwumva ibikeri bivuga cyane bisakuza, mujye mumenya ko ku munsi ukurikira hari bubeho igihe cy'izuba gikomeye cyane. Mwabana mwagombye kujya mwitegereza ibitagangurirwa. Iyo mubona ibitagangurirwa byashishikaye biri byubaka mu mazu y'abantu, mujye mumenya ko imvura iri hafi. Iyo byatangiye kwinjira mu mazu yabyo, haba habura iminsi 2 cyangwa 3 ngo imvura igwe. Nimunyura ahantu hari imizinga y'inzuki, mukabona inzuki zitarimo kujya guhova, yewe mujye mwirukanka muve mu nzira. Burya imvura ikomeye ibigiye gukurikiraho. Burya rero bana, kumenya ubwenge ntago ari gusoma ibitabo byandikishijwe n'amakaramu gusa, ahubwo no kumenya kubana neza n'ibidukikije. Muranyumva neza? Kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ni ngombwa kuko kubaho kwabyo bidufitiye akamaro kanini, by'umwihariko ku bantu bazi gushishoza bagatega amatwi bakamenya amakuru duhabwa n'ibidukikije.